Yes. Yes. Abo ngabo rero mubona ni itsinda rya Tabu ryabagendereye ryabonye kuba indirimbo gusa bidahagije ndavuga ngo baranaka n'ababereye amashiko n'ababereye amashiko urabona ko ari abasirikari ba Kristo ko ibintu byose biri kugenda hehe muri gahunda nk'uko byatunganye ibi ngibi rero bifite icyo bivuze ku buzima bwa muntu ubuzima bwa muntu bugizwe n'ibi ngibi muri aka karasisi barimo harimo siporo harimo ingororamubiri zitandukanye urabona amaguru n'amaboko byose birakora amaboko amaguru byose birakora kandi no mu nda murabona ko hari sikise ntabwo kuvuga ngo hano harwara za ndwara za rubagimpande ntabwo zagufata warabariwe muri iki cyiciro cya jiya ntabwo indwara ya rubagimpande wayifata ndabaho urugero iwacu dufite umusaza ugize imyaka 70 agikora karasisi kubera ko yabihereye akiri mutoya urumva ko rero nawe ujye muri uru rugaga byagufasha kwirinda ibintu byinshi amashyi menshi cyane twari kubasuhuza bagiye kubasezera niba bari kubasezera nuko bagenda abantu bahagaze mu muryango bagobereye begere hirya kuko nibo bagiye kunyura abantu bahagaze mu muryango begere hirya byiza cyane nuko nguko basezera ntabwo bari bugaruke nuko nguko rwose good ni byiza cyane urabona ko iterero rya Gicumbi rwose turabona ko mwishimiye ibirori nk'ibi ngibi reka dusabe iri tsinda rigenda rijya ku musozo twakira ikindi cyiciro bajya ku musozo twakira ikindi cyiciro Pasfanda y'Igicumbi mwitegura Pasfanda y'Igicumbi mwitegura hari umuntu wambaye cya kibazo nawe agiye kugisubiza abo mwabonaga ni abayobozi bakuru murabona ko bambaye furari irimo umubumbe uwo mubumbe ni ukuvuga ubutumwa ku isi yose reka nsabe abajiya hose baba biteguye attention ari kubasuhuza murumva ko ari imvugo ya gisirikari y'ubukunzi bihuse cyane abo nababwiye ngo bagiye kubarwa mu rugaga rw'abakapiteni murabona ko ibintu byabo byose bari kubyihutisha dusaba buri muntu wese guhanga amaso abo basore mubyeyi nimba ufite abasore bakaba baryamye mu nzu batabarirwa muri iki cyiciro mu gitondo umukubita ikinyafu abyukire mu materaniro aze yigane n'abandi tubasaba gukoresha igihe neza nk'uko twabibonye mu gitondo neza cyane kubirinduka gisirikare vuba nimba wishimye koma mu mashi neza ni hehe ibi byiza wabikura ni hehe wakwishima utaratahana amavunane nta handi ni imbere ya Kristo umusizi umwe yaravuze ngo nta kindutira kwibera imbere yawe ducunguza uburyo umwete rero murabona ko umunyarwanda yaravuze ngo iyo butije imvura iragwa ducunguza uburyo umwete tubikora gisirikare kuko turi abasirikare ba Kristo
kandi mu ijuru azabagaho. Babasezeye rero nuko bitambukira nuko bagenda. Reka dusabe Pasayina yihute ku mutimbagira mwiza cyane twige nadushiremo umuziki. Abagabo rero mubona ni itsinda rya tabu ryabagendereye ryabonye kuba indirimbo gusa bidahagije ndavuga ngo bahe n'akazi mwababereye amashyi urabona ko ari abasirikari ba Kristo ko ibintu byose biri kugenda muri gahunda nk'uko byatunganye. Ibi ngibi rero bifite icyo bivuze ku buzima bwa muntu. Ubuzima bwa muntu bugizwe n'ibi ngibi. Muri aka karasisi barimo harimo siporo, harimo ingororamubiri zitandukanye. Urabona amaguru n'amaboko byose birakora, amaguru byose birakora, kandi no mu nda murabona ko hari sikise. Ntabwo kuvuga ngo hano harwara za ndwara za rubagimpande ntabwo zagufata. Warabariwe muri iki cyiciro cya jira ntabwo indwara ya rubagimpande wayifata. Ndabaho urugero, iwacu dufite umusaza ugize imyaka 70 agikora karasisi kubera ko yabihereye akiri mutoya. Urumva ko rero nawe uje muri uru rugaga byagufasha kwirinda ibintu byinshi. Amashyi menshi cyane twari kubasuhuza bagiye kubasezera. Niba bari kubasezera nuko bagenda, abantu bahagaze mu muryango bagobereye begere hirya kuko nibo bagiye kunyura. Abantu bahagaze mu muryango mwegere hirya. Byiza cyane. Nuko nguko basezera ntabwo bari bugaruke. Nuko nguko rwose good. Ni byiza cyane. Urabona ko iterero rya Gicumbi rwose turabona ko mwishimiye ibirori nk'ibi ngibi. Reka dusabe iri tsinda rigenda rijya ku musozo twakira ikindi cyiciro. Bajya ku musozo twakira ikindi cyiciro. Pasfanda y'Igicumbi mwitegura. Pasfanda y'Igicumbi mwitegura. Hari umuntu wambaye igihe cya kibazo nawe agiye kuyisubiriza. Abo mwabonaga ni abayobozi bakuru. Murabona ko bambaye furari irimo umubumbe. Uwo mubumbe ni ukuvuga ubutumwa ku isi yose. Reka nsabe abajiya hose baba biteguye. Attention! Ari kubasuhuza. Murumva ko ari imvugo ya gisirikari y'ubukunzi. Bihuse cyane. Abo nababwiye ngo bagiye kubarwa mu rugaga rw'abakapiteni. Murabona ko ibintu byabo byose bari kubyihutisha. Dusaba buri muntu wese guhanga amaso abo basore. Mubyeyi nimba ufite abasore bakaba baryamye mu nzu batabarirwa muri iki cyiciro, mu gitondo umukubita ikinyafu abyukire mu materaniro.
neza cyane kubirinduka gisirikare vuba vuba nimba wishimye koma mu mashi neza neza ni hehe ibi byiza wabikura ni hehe wakwishima utaratahana amavunane nta handi ni imbere ya Kristo umusizi umwe yaravuze ngo nta kindutira kwibera imbere yawe ducunguza uburyo umwetere kuko turi abasirikare ba Kristo kandi mu ijuru azabagaho babasezeye rero nuko bitambukira nuko bagenda reka dusaye pasayina yihute ku mutimbagira mwiza cyane hirya nadushiramo umuziki uri kumuhombya uri kumuhombya ushaka wazana umwana wagakurira muri Kristo burya tugira umugani w'abanyarwanda uvuga ngo igiti kigororwa kikiri